banza ngiye gupfa. Oya se kandi wivuga ijambo ribi. None se Witwa n'iki se? munyegura. Ushaka kujya he? Ndushye. Ushye kuryama? Nkanshyira hano Kwega gutya. amara ku rugi. Yego. Kugira ngo Usa n'ushyiramo akabaraga nabi. tega gutya ngo ufate gutya. Ntacyo ufata ipantaro ntacyo. Uretse mere. Shinga inkokora hano ku buriri. Inkokora ntabwo ifata neza ariko. Ese ubu ndagushyiraho ihangane nawe ushyiremo akabaraga. Ayo Uretse. uri kumvuna. Baretse guma hamwe gutyo. Wegeze ku rugi kugira wegame ku rugi. Sibyo se? Uretse. Sa n'uwigira ruguru. Fataho gutya gahoro. Abari kamufata. Ngasa n'uwiyoroshya wigire ruguru kugira wegame ku rugi. Ngira uri kumbabaza. guma ntacyo. Mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho tubana umunsi ku wundi. Reka mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka nshimire wowe by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndetse ugatanga na comment mu kiganiro tuba twakoze. Ni ukuri ndagushimiye cyane, ndagushimiye kandi mbikuye ku mutima. Reka kuko muri comment mutanga hari benshi zubaka, hari benshi mugira inama, hari benshi mugira inama mu bijyanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Rero niyo mpamvu mbashimira kubera ko hari benshi mugira inama zikabakira ubuzima, zikanabahindurira ubuzima, ndetse hari n'abamufasha mu buryo bugiye butandukanye, ari mu buryo bw'imibereho ndetse no mu buryo bw'inama. Ni ukuri mujye mukomerezaho kuko muri bamwe mu bantu mudufasha kubaka imitima y'abantu cyangwa se kuruhura imitima y'abantu. Reka rero muri rusange ndabashimiye aho muri hose, ari abari hanze ndetse n'abari mu gihugu mwese muri rusange bahaye ikaze. Uyu munsi turi kwa Mama Salomo, ngira ngo muri kumubona yararwaye kuko bashize iminsi duherukanye. Yarampamagaye ejo ambwira ko yifuza ko tuvugana, ariko numva ari kuvugana intege nkeya. Ambwira ko ashaka ko musura, ko atameze neza. Sinabashije guhita mpagera, ariko uyu munsi nagerageje kuhagera nubwo ikirere kitari kimeze neza, ariko nagerageje kuhagera kugira ngo ndebe uko ameze. Rero ubu nibwo mpageze, ngira ngo muri kubibona ararwaye, araryamye. Mbese uko twajyaga tumubona ntago ariko ameze, ariko wenda sindi buvuge byinshi kubera ko ntago twabashije kuganira kuri telefone ikibazo afite cyangwa se uburwayi afite. Navuze nti reka mbanze mpagere turaza kuganira neza byihariye kugira ngo atubwire se yarwaye gute, yafashwe ate, ko muri iyi minsi yari ameze neza. Ni ukuri twese tuvuga tuti Imana yakoze ibitangaza, yarabyibushye, ni ikihe kibazo cyabaye. Niyo mpamvu wenda mu ntege nkeya afite yarihangana atuganirizeho gakeya. Wenda ntago ndi mubaza ibintu byinshi, ariko kugira ngo tubashe gusobanukirwa ikibazo afite muri rusange ndetse n'uburwayi arwaye. Muri iki gihe hateye indwara nyinshi cyane, ariko nyine ni ubuzima, nibwo buzima tubamo. Rero arihangana mu mbaraga afite nkeya, atuganirizemo gakeya tubashe kumenya uburwayi afite ubwo ari bwo ndetse naho byaba byaraturutse byose, cyane ko tumuheruka mu minsi ishize. Nubwo ari iminsi myinshi ishize, ni iminsi mikeya ari muzima ndetse nta n'akagiripe arwaye. Reka mbanze muhe ikaze hanyuma dukomeza tuganirira ibijyanye n'uburwayi bwe. Mama Salomo umeze ute? Ntabwo nanjye sinabona icyo mvuga kubera ko kuva ryari koko ndatekereza ko utari bumbaze n'ibintu byinshi nta mbaraga mfite. kuba byinshi byose byinshi, ariko urumva warampamagaye ejo bundi mbwira ko utameze neza. Nanjye numvise uburyo uri kuvuga, numva nyine kuko ntago ari nko tuyivuga, niyo mpamvu naje nyine. Urumva ntago nkubaza byinshi, ariko uragerageza utunyuriremo impamvu umeze gutya kuko ntago ari kumaze iminsi umeze.
kuva ryari? rero naguhamagaye wenda ngifitemo n'akabaraga kuko wapi rwose ndaho gutyo nyine nta kintu ndya nta kintu nywa ese mba numva ubuzima busa nkaho bugiye kurangira. Hanyuma se umuntu ashobora kwibaza urwaye gute nyine kubera ko wumva ntabwo ari igihe kirekire gishize tubonanye njyewe kandi wari muzima ndetse n'amakurikiranye ibiganiro twagiranye ikiganiro giheruka rwose wari muzima umeze neza unaseka wenda nuko bitewe n'ibiganiro twari turimo ariko wari umeze neza rwose. Hanyuma kurwara byaje gute byaje ryari? nanjye nagiye kumva numva nangiye gucika intege numva sinzi ukuntu mbaye rimwe na rimwe nkanahagarara nkitura hasi biza kurangira rero mvuze ni nazitura no mu muhanda imodoka ikangonga ubwo ni uko naheze mu buriri gutyo. Uburyo wafashwe tukabasha kubimenya wenda umuntu akabasha kumenya nyine ikibazo cyaje gute mbese uburwayi bwawe bwaje gute bwatangiye ryari? Bijya gutangira nari nagiye ahantu ku Kiraka ngeze hagati nari naranahembwa ngiye kumva numva amaguru aragagaye. Aragagaye amaguru? Guhagarara bihita binanira mpita nikubita hasi. Ako kanya gutyo byabaye gutyo? Yego. Ubwo rero ako kanya abantu bahise bahurura baraza nyine baranterura barangira mu rugo niko kuza abantu bandambika hano. Ni ukuvuga wari wagiye mu Karaka ukora akazi ugasoje bataraguhemba amaguru wumva aragagaye byaje gutyo nta utaguye nta kindi kibazo wagize nta handi hantu babara? Nta kindi kibazo nari nagiye mfite numvaga mfite imbaraga ariko kuva icyo gihe ubwo bangejeje ahantu ntangira kumva ibindi bintu bizamuka mu mubiri ubu ni ukuvuga ngo aha hose no mu hano mu nkokora hose mba numva mbabara cyane umubiri hagashyuhirana. Ikintu kimfasha ubu nawe ndumva wansukaho amazi. Amazi agufasha iki? Umuturanyi duturanye uza akansukaho amazi akonje kubera ubushyuhe mba ndi kumva mu mubiri mba numva ndi gushya. Ubwo kugusukaho amazi hari icyo bikugabanyiriza? Iyo bakiyansukaho ako kanya mba numva hajemo akantu k'agakonje mu mubiri nyine wumva ngiye kumera neza. Usaye n'uboroherwa mu minota mike. Rero ndumva ntabwo nawe ushatse wansukaho amazi. Oya reka tubanze tuganire kumva ibyo turabikora nyuma ntacyo. Urumva numva ndi gushya. Ihangane urumva turabikora ariko reka tubanze tuganire ko turashaka kumva uburyo wafashwemo ariko ndi kumva ari ibintu bidasobanutse neza ariko uburwayi nyine buba butandukanye. Urumva waragagaye ubundi wumva ibintu bikurya umubiri wose. Muri icyo gihe ukimara kurwara ugasanga bakakuzana hano mu nzu ikijyanye n'umuntu kwitaho kubera ko mperuka urumva twarigeze kuganira n'umuvandimwe wawe ariko hashize igihe sinzi nimba gihari ikijyanye n'umuntu wo kukwitaho hano mu rugo bimeze gute? Cyo kunyitaho nta muntu mfite unyitaho n'umwe. Hashize iminsi nk'amezi angahe? Ntabwo nzi igihe yagendeye sinzi nimba atakira n'inaha. Hanyuma ikijyanye no kukurwaza
umuntu waba ukuri hafi we bimeze biti? yewe aho uranshinyaguriye. Oya ntabwo ari ugushinyagura, ndi kukubaza. uzi impamvu se? uriya muvandimwe nawe agira urugo rwe. Ndabizi, yarabitubwiye. ikindi ego mba numva ndi gushyuhirana, Ihangane numva biri kundya cyane. ihangane ni ukuri. Nidusoza ntacyo uriya yaratashye. yaragiye. yego Yagiye nyine mbere. kandi ntabwo yigeze atinda cyane. Ntabwo yatinze cyane. Hanyuma umuntu ugufasha kwita ku bana, urumva nubwo urwaye uko biri kose abana baba ntabwo nyine bamenya ibyo ari byo, niba ari ukurya bagomba kurya, niba ari iki ku ishuri, ikijyanye no mu ko rugo. narembye. baba babibona. Abana se abantu ufite kari batoya uretse wa muhungu mukuru, ku buryo se baburara nyine ndi kukubaza uko mubaho. hano gutya numva hano gutya kubera ko nawe uri kungora. Wihangane basinga utotari kumbaza ibintu byinshi. oya ntabwo ari byinshi uzi, kubera ko ni ukuri ntabwo waba uziranye n'umuntu ngo agire ikibazo nurangiza ureke kumutega amatwi, kubera ko no kurwara ukaba uri wenyine ntawe ubwira ikibazo ufite, ntawe uganiriza uburwayi, wenda nta n'uwamenya. hari n'ubufasha twagufasha, kubera ko ntabwo wahera mu nzu ngo twe kubaza amakuru ngo tumenye ikibazo. Urumva impamvu ndi kukubaza, wenda sibikugore kukubaza ibyo utabasha kunsubiza nta kibazo, ariko nge ndifuza kumenya nyine uburwayi bwawe aho bwaturutse, nubwo wenda ntari kubisobanukirwa neza, ariko nta kibazo. Ubwo nyine uko uri bubashe kudusobanurira turabifata gutyo. Hanyuma nyuma y'icyo gihe waba waragerageje kwivuza? Hari aho waba waragerageje kwivuza? oya. kubera iki utagerageje kurashaka ukuntu wagera kwa muganga bakareba uburwayi, gushaka uburwayi ibintu bidakomeye, ariko kubera ko utari kwivuza nyine ahubwo bikazakomera nyuma? ari ukwijyana ntabwo nakigezayo. nta n'amafaranga mfite. ntabwo nabona ukuntu najyayo. ni ukuvuga ubu ntabwo wahaguruka ngo uhagarare? keretse numagurutsa. niba uryamye ni ukuryama gusa, ntabwo ushobora kubyuka ngo wicare wiyicaje, ubyuke wicare cyangwa utambuke nitere n'intambwe? oya, keretse umuntu anyeguye. keretse umuntu akweguye. hanyuma ibintu wavuze uko nabashije kubyumva, wavuze ko amaguru ajya agagara, uvuga ko ujya uribwa umubiri wose. ibyo bintu bikurya nyine gute? bikurya nk'iki? bikurya ntabwo nzi ukuntu wenda wabitubwira, ariko nyine hari uburyo umuntu aba aribwa akumva ari kuribwa nyine. bikurya gute? uribwa gute mbese uwo mubiri wose? numva mu ngingo hose hano hari urugingo hose mo gutya, bene mo gutya mu nkokora, mu mavi, ahantu hose. mbese ni umubiri wose? hari igihe byibura ujya ugira agahenge, hari uburyo umuntu aba arwaye wenda bikamurya, akaribwa ku manywa cyane cyangwa se akaribwa nijoro cyane. hari igihe bijya byoroha ukumva umeze neza, ukumva nta kiri kukurya? ntabwo
keretse nk'iyo agatotsi kanyibye ariko ubundi nawe njya nsinzira. ngo ujye usinzira. Umubiri ni ubusa, twari twarishimye ni ukuri, kandi nzi neza ko atari njye njyenyine wishimiye kumeze neza, ko ubuzima bwanahindutse, kandi koko ntawe bitagaragariye, byagaragariye, ni ibintu byagaragaraga, hari ibintu umuntu atavuga atahisha, ni ibintu byagaragaraga ko umeze neza. banza ngiye gupfa. Oya se kandi wivuga ijambo ribi. None se witwa n'iki se? Kurwara se? kurwara nujya no kwa muganga nicyo kibazo nyine, gahera mu nzu gutya. urumva watinze nawe kumbwira. Urubavu ndumva rwaboze kubera kuryamira ahantu hamwe. Umaze igihe kingana iki uryamye? Kuva mu gitondo uryamye? nubwo ndahindukira. Ariko iryo jambo ryuvuze ni ribi, ntabwo ugiye gupfa, kubera ko abantu benshi bararwara, twese turarwara. Yego nyine bitewe n'ububabare umuntu. Yego birumvikana, bitewe n'ububabare umuntu aba yumva. Wansutse amazi. Uretse ningusukeho amazi ku buriri. Ese baba yagusukiraho hehe? Muri dushe? Ihanganira se mbikoze. Urumva, ariko iryo jambo ntongere kurivuga. Wibuke ko ufite abana bakeneye kurya, bakeneye kubaho, bakeneye ubuzima, kandi bakeneye mama wabo. Rero kuba urwaye ntabwo bisobanuye gupfa. Uri muzima kandi uzanakira. Nta hantu ibyo bintu ugomba kubihuriza n'ubuzima bwawe. Ahubwo kuva warwara mubayeho muti hano mu rugo. Kurya, abana bariga, amashuri yaratangiye, biba bimeze biti. Abana umuturanyi nawe ndamugora, arateka akabaha. Bose ubasha kurya? Ntabwo urya? None utunzwe n'iki? Kubera mba ndyoheranye, mbonye icyo kunywa ntacyo. Ni igiki kurya? Ntabwo urya, uranywa gusa? Kunywa unywa iki? Ntabyo mbona, ariko nta biryo ubona byo kunywa. Ni ibiki ubasha kunywa se? Na ji nayigotomera. Ji wayinywa? Cyangwa ukama nk'ibintu by'ibizi biryohereye. Ariko ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kunywa, aba akeneye no kurya. Iyo uriye se hari ikibazo ugira? Uba iki? Biragaruka. Iyo uriye uraruka? Ubwo kuva warwara ntabwo urarya? Oya. None urumva atari bibi se? Abana yambwira umwana ati wamwamaye amazi, agasuka kaza akansuka ku munwa. Numva ko bikomeye. Nkawe nk'umuntu utekereza ko uburwayi urwaye, wenda natwe twabyumvise, buri muntu wenda afite uko yabyumvise. Ntago urumva, kubera ko utarajya kwa muganga ntago umuntu yamenya uburwayi ubwo ari bwo, ahubwo ukeneye kujya kwa muganga. Ariko se wenda umuntu yakwibaza ni iki urwaye, cyangwa se nawe bitewe n'ukuntu wiyumva mu mubiri, wumva ubwo burwayi bwaraturutse kuki, wumva nyine bimeze gute, nyine wumva urwaye gute, nyine bitewe n'ukuntu wumva uribwamo. Mbese wumva ubabara gute, cyangwa ukeka yuko ubwo buribwe cyangwa ubwo burwayi ubuterwa n'iki, bwaturutse kuki? Uburwayi nanjye numvishe biza. Ni ukuri ntabwo nakubwira ngo byaje gute. Icyo nibuka ni uko nyine amaguru ajya agagara, ageraho akandekura, ubundi akagagara, ubundi nkagira icyokere cyinshi ngashyuhirana. Mba nshaka ko umuntu yansukaho ibintu bikonje.
mbese nta hantu utekereza ubwo burwayi bwaba bwaraturutse? ntabwo nabimenya. rero ikintu ngewe numva gikenewe, ntabwo twajya gutekereza ngo iyi ndwara ni iyi, uburwayi ni ubu, tutabuzi twaba tugiye kwigira abaganga kandi tutari bo. Ikintu numva cyashoboka cyakoroha ni uko twashaka ukuntu wagera kwa muganga bakakuvura cyangwa se bakagusuzuma. Ura kwa muganga ni kwa muganga, icyananiye abaganga nyine kiba kibananiye. Rero aho kugira ngo wa muganga umuntu akomeze abe mu rugo aryamiye gutya, abe mu nzu utasohoka, ni hahandi usanga n'indwara urwaye iba ari indwara yo gukira ariko kubera ko wayitindanye ugasanga irakomeye. Rero ikintu navuga ni ugushaka ukuntu wagera kwa muganga bakagusuzuma bakareba. Ibyo byo kugagara ntabwo nzi, ariko sinze kwa muganga urabasobanurira uburyo wiyumva, nabo ni abaganga bakakubwira icyo bakumarira, baba bagishoboye bakagikora. Ubwo ibyabananira nyine ni uko, ariko igitekerezo cyanjye ni uko twagerageza kukugezayo. Sinzi nimba ubu ngubu byakunda. Ufite akabaraga twajyayo ahubwo fata gutya se munyegura. ushaka kujya he? ndushye ushaka kuryama ukanshyira hano kwega gutya. amara ku rugi. Yego, kugira ngo usa n'ushyiramo akabaraga nawe. tega gutya ngo ufate gutya. Ntacyo, ufata ipantaro ntacyo. Uretse mere shinga inkokora hano ku buriri. inkokora ntabwo ifata neza ariko ese ubu ndagushyiraho ihangane nawe ushyiremo akabaraga. ayo uretse uri kumvuna. baretse guma hamwe gutyo wegeze ku rugi kugira wegame ku rugi, sibyo se? uretse sa n'uwigira ruguru. fataho gutya gahoro, abari kantu fata. ngasa n'uwiyoroshya wigire ruguru kugira wegame ku rugi. ngera uri kumbabaza. guma aho ntacyo. Salomo, ubonye ko mama yarwaye? uri kurwaza mama? Ntabwo byoroshye. Byibura gutyo urumva ari sawa? Mama atera mu mutwe. Gutyo urumva ari sawa? Gutyo wegamye urumva wegamye neza? None subwo kubera ko maze akanya uryamye ba wicaye gutyo, ubwo urubavu rubanze ruruhuke, naho mu kanya wenda wakongera ukaryamira urundi rubavu. yewe intoki zanjye ukuntu zabaye. nta maraso kubera ko no kutarya, urumva kutarya nabyo ni inzara. Wari uzi ko umuntu arwara akarwara n'inzara? Cyo gerageza urye ubiruka ariko washyize ikintu mu nda. Uye kuruka nta kibazo, kuruka harimo ikintu uruka nta kibazo. None se kubaho mu nda harimo amazi gusa? Umva bwari ubuzima. Kuruka harimo ikintu ntacyo bitwaye, uko biri kose haba harimo ikintu. Naho kuba mu nda haba harimo amazi gusa nabyo agari byiza. Hanyuma ufite mituweli ariko? mituweli umuntu arayitanga agahita yivuza ako kanya. utayivuza ako kanya nta kibazo. Ubwo kubera ko amasaha yatujyanye, ntabwo ubu none aho twita tujya kwa muganga ngo bikunde, ariko icyo kintu cyo tugiye kucyitaho kugira ngo ubashe kurwara. Wenda uzi n'uburwayi urwaye wa mugani, kuko nta kurwara utivuje. ubwo kano kaguru karimo ibintu by'ibinyanya bimeze gutya mu maguru, mba bijaragata. ihangane nakandagira yego nshaka kugashinga ntibikonde. oya humura bizashira. Numvaga ejo ndumva nta yindi gahunda mfite, numvaga twajya kwa muganga
tukageraho bakareba ikibazo, bakareba ikibazo ufite icyo ari cyo nyine. Ni ukuri komeze kwihangana, ariko komeze kwihangana kubera ko ubuzima tubamo, tuba mu buzima hari igihe buba ari bwiza ubundi bikagenda nabi, ariko uzakira ntacyo uzaba, kandi n'abana bazakomeza bamererwe neza. Iyo umuntu ameze neza niho satani atera. Ibyo nifuye. Hanyuma icyerekeranye n'umugabo bimeze gute? banze njyane kwa muganga. Nta makuru aramenya ko urwaye byibura ngo aze anakurwaze? Yabimenya. Ntabwo yabimenya? Niyo yabimenya ntabwo yaza. Kubera iki wumva ko atazi se? kandi kubera ko ubundi ntabwo yanshakaga. yaba agize Imana mpfuye. ntabwo umuntu muzima nawe ufite umubiri yakifuriza undi gupfa nkaho hari ibintu bikomeye mu ese nawe atazi ko mfite abana. gusa abana babayeho gute? nicyo nanjye nibaza. ufite umwana mukuru wari waratangiye ishuri wa kabiri, wenda Salomo niwe utariga. urumva ibyo byose ni ibintu bikuri ku mutwe, kandi ntabwo wabwira abana ngo ndarwaye, ntabwo muri buryo uyu munsi. ariko wenda igihe nakira. oya ntabwo hari igihe. kumva ibintu byose, bundi ikintu cyose burya ugifatira umwanzuro uko byanze hahandi kandi nabwo ntabwo bikunze kubaho. zivuza aho bishoboka, naho mbese ahantu hose bishoboka bizakorwa, kandi nzi neza ko uzakira. ikintu cya mbere buriya iyo urwaye, burya uzi uburwayi urwaye ntabwo ari kimwe no kurwara utazi ibyo urwaye. kumva ngo urarwaye ariko utazi icyo urwaye, ni handi uba ukeka barandoze byagenze gutya. ndumva umutwe utangiye kundya. reka wenda nsoze, wenda nakomeza gukubaza ibintu byinshi, gusa icyo nashakaga kumenya njyewe ni uburwayi urwaye cyangwa se uburyo urwaye. ariko nyine twabyumvise, kubera ko nyine tutabasha gusobanukirwa kandi utarivuza. ku bwanjye ndumva nako tuzanajyayo ejo, tugere kwa muganga bagusuzume, bafate ibizami. icyananiye abaganga nyine kiba kidashoboka, nyine umuntu ajya n'ahandi, ariko ibintu byanga bagerageje. rero tuzajyayo bagusuzume, babwire uko uribwa, uburwayi ufite. ubwo nk'abaganga bazagira icyo bakumara, nimba ari imiti bayiguhe. mbese amazi ari hanze harya ubwo? ntabwo mbizi. aze murebere hanze niba nyabona. ndi kumva naka numva nenda gushya. bashyemo amazi. Bagenda tureza. yewe reka nze nyazane hano. ndi kubabara, umubiri wose ndi gushya. ushaka urekeranye? ayiwe. Urasa kwifasha cyangwa ufasha? Kwifasha. mu nda yawe urashyiramo amazi, ugashyiramo nta biryo ntaki. si ubwo koko urambwira umuntu urwaye atanywa atarya
Nambwira ko koko umuntu urwaye atarya urumva ko umubiri utazagera ugacika intege nawe ubwawe. Munyemerere rero dusoreze hano, nanze kwirirwa mubaza byinshi kuko nyine murabona ko afite imbaraga nkeya, naba ndimo kumugora. Reka dusoreze hano, ubwo ibindi njyewe uruhare rwanjye nzakora. Ejo nzamujyana kwa muganga tumusuzumishe turebe ikibazo afite, tubashe kumenya uburwayi arwaye, bamuvure yongera abe kuko yari abaye, kuko yari ameze neza. Ni ukuri navuga ko Imana yari yarakoze ibyayo. Abamuzi muramuzi mbere ko yari ameze, kandi no muri comment mwavuga muti rwose ameze neza, arabyibushye, yari yakiriye, ni ukuri ameze neza, nawe yarabitubwiye. Ariko hari igihe Satani nyine atega imitego handi tuba duseka akifuza ko turira, ariko kubera ko Imana dusenga atari bayari, ibintu byose birashoboka. Rero reka azabanze ajye kwa muganga rero turebe uko ameze, azakira byose birashoboka. Ibintu byose ni ukwihangana, kandi ubuzima bwose bugira ibigeragezo. Reka dusoreze hano, mu kiganiro cy'ubutaha.